rero bize bintera ikibazo nzamukana na bagenzi banjye mbabwira uko bigenze mbajije umukobwa w'umukozi tubana kugira ngo madamu niba ngazanye moto ebyiri zitwara amari n'ibintu byiwe nanjye nyine ngeze mu cyumba nsanga koko niko bimeze bwana mbese ntabwo ndi kumwe nawe icyo nzi ku cyumweru nibwo twari twagiranye ikibazo ariko nacyo ntavuga ko kiremereye gusa ibibazo byanjye nawe hari icyo ubiziho muri ya minsi yashize rero ikibazo cyabaye birashoboka ko ari icyatanu wategeshe icyatanu amafaranga 1500 se yego ubwo genda kukubwira aho umwuka wahereye noneho ntashye ngombwa ko nsanga madamu ndamubaza nti ese umuntu wanjye yategeshe icyatanu ese ariye ngo mubimubaze ngo genda umwibarire rero ku kagoroba mu masaa 2 saa 3 madamu yaje umukozi atuzanira ibyo kurya ngo turye nuko akana kanjye kagaragaje yuko gashobora kuba gafite ikibazo ko kuba katari guhindurirwa pampa hanyuma nitambwira madamu twese ntabwo ubona ko umwana akeneye guhindurirwa pampa uyu mudamu ikintu yakoze nk'ikintu cyo kunsuzugura imbere y'umukozi n'imbere ya murumuna wanjye biranandakaza biranambabaza bituma ngiye nsa nkaho ureactinga nabi yego kuba nkubwiye ko umwana akeneye guhindurirwa ukambwira ngo ndeke kugusakuriza niko yakubwiye imbere y'umukozi na murumuna wawe rwose urumva hanyuma wakibikubwira rero ntiwivuga meza we wakoze iki njye nahise urushyi rumwe nahise numva ari agasuzuguro ubu mukubise urushyi rumwe k'abantu bagira amagara make aba ari abanyamahane kugira amahane uretse gato kandi koko iyo ubirebye Ezekiyeli tujya dukora n'ibiganiro uri bushari uretse gato cyangwa se ugasanga abantu nyine kwihagararaho ugasanga abantu ntubu nubona ingano yanjye ngenda umunyamahoro ushobora kuwunyuzamo urushyi rumwe cyangwa se cya jisite ukamukubita urushyi rumwe rwose agatuza ariko umuntu ungana nawe biragoye ko wamunyuzamo urushyi ahubwo yavuga ati reka duhangane ntiyaba byaragenze utyo nawe ahubwo reakisiyo ikanga uti nta mugore wansuzugura reka nze nkwereke ko nanjye ndi umugabo ugakora ibindi bintu bitari byiza ahubwo utatubwira muri uyu mwandiko rwose bigaragara kuko nkubwira niko kuri burya abarakore muba mubanye na byinshi mu mazu yanyu arangije ahita ahaguruka afungura ikote yari yambaye ngo tugiye kurwana ubu ntabwo ndi ikigo cyo kuba nafata umugore utwite yaranatwite mama namukubise ubu ugiye gukora iki apfa kuba nakora iki kindi se ntabwo ujya gucyura ntabwo uhamagara umuryango ubunge biragenda biti nababwiye ni umukobwa wanjye ndatashye nsanga yagiye ubwo ibindi nibo bagomba kubikurikirana ntiyapfa kuba nta rundi ruhare runini mfite neza ndajya kwirukanka inyuma y'umugore ngo nzise ikimujyanye ari ikirenze agiye ndajyanwe nande nzi ibyo bintu yarabipanze ryari nzi yarabitekereje ryari ku buryo njya gushyuha mu mutwe ndikomereza akazi nkomeze nikorera ibyo nikorera hari amaboko nciye se ikibazo aba ari umwana wanjye gusa nta kintu ubwo urakora ko kuri kuvugisha ukuri cyangwa uri kwikinira ubwo urakora urumva utuje uryame mu nzu hari umugabo ufite umugore nkaba ndi kugusubiza hari icyo uri kumbaza ndi gukwepa se ndi kugusubiza muri make ntacyo bikubwiye mbera byiza nihangane nuko bimeze ndihanganye ndakomeye ni ukuri kw'Imana ihangane Ezekiyeli kuba umugabo ni ukurasirwa ku rugamba ukamenya kwikura mu gikomere uri kumva kandi ukamenya wowe ubwawe ukaba ari wowe wipfuka igikomere urumva nawe bubyakire gute rero uko nzi ko uyu munsi noneho hari abari bwishimire ibi byago bikugezeho nakubwiye ngo kuba umugabo kuba umusirikare no kurasirwa ku rugamba ukamenya uburyo ukwepa amasasu unikura muri ibyo bikomere warashwemo
unterura aranterura nk'umuntu uri gusindagiza igikomere, umuntu wakomeretse. Umuntu nyine avuga icyo ashaka, ntabwo nababuza kuvuga, nanjye naravuze, nta muntu n'umwe nabuza ngiye kuvuga, kujajinga uko yumva abishaka. Niba umugore washatse ukamushaka umwikundira wowe ubwawe, ukamuhitamo mu bandi bakobwa, wowe warangiza ukamuha icyizere cyo kumushyira mu rugo rwawe, ukemera gukora ibintu bigayitse, ugatukwa kuri social media, utukwa kubwe, ukemera ukavuga ati ndimbwa ariko ndi gushaka umugati kugira ngo urugo rwanjye rube ruzima, rubeho. Ni kumwe nawe uraza gusanga nagiye. Ibyo ntabwo biza biza. Reka nkubwire ngo komera. Cyane ukuri nge ndumva nkomeye kandi niteguye ibibombe byose, buri kimwe cyose ndacyiteguye. Ni ukuvuga ngo iyo byageze aha ngaha n'inzu y'imbohe ubu yiteguye isaha n'isaha, kuko umugore afite ibyo yasobanura wenda bitanerekeranye n'ibyo mwapfuye kandi ukagezwamo nta kibazo. Ibyo byose urundi abyiteguye. Ubu tuvugana situwasiyo ndimo, niteguye buri kimwe cyose gishobora kuba cyaba kuri ngewe. Mbaye ngushimiye kandi komera. Murakoze. Gasaro TV. Abakunzi ba Gasaro TV no kuri nyako turasuhuje aho merereye mu mpande zose z'isi, tubabwira ko tubakunda cyane, namwe mutwereka urukundo ku biganiro tugenda dukora umunsi ku wundi. Twakiriye Justin, muramubona ni ibisanzwe, yavuye mu matiku. Shana yavuyemo pe. Ubu nawe ukitwa papa matiku. Oya. Okay. Igihe kizatubwira na mbere yigize kuyavamo. Uberega abantu babyumve babimenye pe. Ahubwo njyewe reka waretse natangira inkuru nkuzaniye basi mpamagara. Waretse nkatangira inkuru nkuzaniye. Utuzaniye n'abakunzi nyine ubwo nzaniye aba bakunzi bacu. Nubwo mubona ndi kubivuga gutya ariko mu mutima harimo amarira. Nge ndashaka kuyitangira mpamagara rwose. Mpamagara Mana imfashe icemo. Mana imfashe icemo. Urumva? Uyu munsi rero nzanye inkuru y'akababaro inshuti yanjye. Ntago iciyemo. Yendaga gucamo. Yendaga gucamo. Ari ukuntu amarezo yanga ukumva aho umuntu ari kuri MTN. Ariko ukamuhamagara yavuye ari kuvugira kuri Teko. Uyu munsi rero bakunzi bacu hari inkuru ibabaje cyane. Teye agahinda ku buryo numva narira. Uyu munsi nubwo nkubwiye uti gahunda reka tuyikore nkaza niruka. Ariko ubu Ezekiel urugo rwe rwasenyutse. Mwajye mureka izo pranka zawe. Ariko se pranka gute? Rwasenyutse yagusenyuka se cyangwa njyewe urugo rwa Ezekiel umugore we yahambiriye aragenda aramutelefona uti ngwino usigarane urugo rwawe. Ni ibintu bibaye hagati hejuru ya saa sita nyine. Ubu Ezekiel niyo mpamvu nshaka kumuhamagara nkakomeza ikiganiro njyewe majije kumuhamagara. Shangiye ntabwo mbyumva ko aya makuru ariyo niho yakwibwiriye. Njyewe uko mba mvumbura amakuru erega ibintu bibaye ahantu hose abantu baduha amakuru. Kirara speaker twumve ko Ezekiel Kanone. mumeze mute? Ndashima Imana. Yesu nahimbazwe cyane. Ahimbazwe burundu. Ubu ndi mu kiganiro. Imana ishimwe. Yego. Maze kumva amakuru hari umuntu umbwiye yuko umugore wawe yagutaye. Yantaye? Yagiye. Ndakurahiye.
kandi urakumva ibyo bintu mbyumvishe ni ngombwa ngo mpite mbitangariza nanjye abantu ariko by'umwihariko mbanje kubikubaza ubundi nibyo cyangwa si byo ahubwo nari ndi kumwe n'abagabo bagera nko muri babiri haba hari umwe nyine ubikubwira koze nk'inshuti ariko nari ndi mu kiganiro nk'uko bisanzwe numva mudamu arampamagara ndi gukora kwa Karosi arambwira ngo nize nsigare ku rugo rwanjye wowe ntabwo ahari rero bize bintera ikibazo nzamukana na bagenzi banjye babwira uko bigenze mbajije umukobwa w'umukozi tubana kugira ngo madamu niba ngazanye moto ebyiri zitwara amari n'ibintu byiwe nanjye nyine ngeze mu cyumba nsanga koko niko bimeze bwana mbese ntabwo ndi kumwe nawe icyo nzi ku cyumweru nibwo twari twagiranye ikibazo ariko nacyo ntavuga ko cyemereye ibibazo byanjye nawe hari icyo ubiziho muri ya minsi yashize icyo gihe yari yambwiye ngo nitwongera kurakaranya ngo azahita ashira ngo azinga ibintu ngo ahita agenda yagiye nabibwiye na bamwe mu muryango wiwe arabona ahamagaye numva ntibari kunyumva ni iki gituma kumva babwiye nyine ndababwira ngeze mu rugo nsanga umukobwa wanyu yagiye nimwumva hari ikindi kibazo wenda cyabaye mutaza kugira ngo turi kumwe ubwo nyuma yo kubibwira imiryango nizere ko n'ubuyobozi nabwo bugira ubuyobozi wenda nshobora kuba nabibwira mudugudu kandi ntabwo ndamubwira icyo ubundi kandi njye yagiye gusa nasobanura iki kindi ko ntari make none se by'ukuri Ezeki urabona ikintu cyatumye mugena agenda cyangwa se Providence uko tumwita urabona ari nk'igiki rero biragoye kumenya mu mutima w'umuntu uko ubizi inkuru n'ibiganiro byakozwe muri cya gihe bivuga yuko ashatse gusambana n'umukobwa wa Karosi ibintu bisa nkaho byatangiriye aho ngaho bihagurukiye ku mafaranga 100,000 ibihumbi 150 byavuzwe mu itangazamakuru rero twatangiye kutagenda tumerana neza ariko nkajya ngenda nihangana ahubwo yihangana akazamo akantu ko kunsuzugura gutyo ariko nyine nawe nkakomeza kurwana nk'umugabo ubwo rero ntabwo mbizi byibura we niwe wakwivugira uko ibintu byagenze n'uko bimeze ariko ngewe nanjye ni ibintunguye none ubwo ko mwacuruzaga se na butike yayipakiye moto icyo iri aho ngaho nuko nta n'ibintu biba birimo urabizi haba harimo utuntu duke umuntu aba ari kurwanya no kugira ngo yubake ibintu biri aho ngaho ariko kubera ko bafite akazi kenshi ndaza gushaka umuntu ushobora kuba wenda yansubiza dukeya ubundi akikomerezamo nabi ndumva bikomeye nuko nta kundi wese nabigenza gute mu mwanya nta kundi subize ntago nakubaza umwanzuro w'aka kanya ufite ariko si ubu si ngombwa ko wajya uratekereza iki none ubu ngubu none se urumva mwarakaranyije n'umuntu ukamubwira fata umwana umushyireho pampa warangiza avuga akavuga ngo wisakuriza ibyo bikazamura iki hanyuma warangiza umuntu mu gihe utamukubise mu gihe utamugize gute ari ibintu byabaye ku cyumweru akaba azingiye umunsi ku wa kabiri akagenda ubwo wamenya ko afite iyihe ntego nyine nandi kumwe na Gasaro rero reka muguhe nawe agira icyo akubaza pe gusa wamenya ari ikihe kibazo Paul mukozi w'Imana
nta kundi biri mu isi tugomba kubyakira. none se Ezekiel benshi bari ndabizi bashobora no kuza kubyandika, bashobora kuza gutekereza ko ari puranka. Birashoboka ko umuntu witwa Justin ashobora kuba yanze kubikubaza, ariko njye reka mbikubaze ko hari abashobora gutekereza yuko ari puranka, cyane ko zeze ku mbuga nkoranyambaga. Ngewe Gasaro, ngewe ntakubeshye, mu by'ukuri nzi ko twari dufitanye ikibazo kijyanye wenda n'uburyo tutumvikanye. Yego. Bavuga ko cyatewe na murumuna wanjye wari uherutse kuza aturutse muri Uganda. Aza ameze nk'aho amutunguye. Yego ngewe wenda nari mbizi nuko umuntu aba ari muri aka kazi aba ajagaraye n'ukuntu. None se murumuna wawe byatuma mugirana amakimbirane kandi ari uwo mu muryango, ari umuvandimwe? Byagenze gute? Ngewe na madamu wanjye twari tuyasanganywe, yatangiye kuri bino bintu Karosi yagiye ashyira hanze ukuntu washatse gusambana n'umukobwa ngo umuhe ibihumbi 100. yego naho bisa nk'aho ibintu byatangiriye byose, kandi koko urumva ari mukuri ku rundi ruhande. ariko namusabye imbabazi nanamusaba nuko ibintu byagenze, gusa ntabwo yigeze yizera yuko ibyo bintu koko ariko kuri. Wamusabye imbabazi. None ntibishoboka ko hari ibimenyetso nyuma wagiye ugaragaza yuko wahindutse, ariko mu by'ukuri hari ukuntu umuntu agusaba imbabazi ariko ukabona ntashanje mape, ukaka imbabazi ariko akabona bwa buyobe n'ubundi uracyaburimo nyine, akavuga ati n'ubundi uyu muntu yanyase imbabazi by'urwirurutse ariko aracyari wa wundi. Yewe ntabwo ariko bimeze cyane ko mu minsi yose nagiye nkorana namwe ibiganiro mu buryo butandukanye, turi kumwe kenshi, nta bindi bintu birenze nigeze nkora, nta n'ibyo nigeze njyamo nyinshi cyane. we yagiye kuko hari igihe nibuka yigeze we kwifata, wenda nzashaka umunsi mbanze rebe ko ari ngombwa. Nta kibazo bitari ngombwa, byaba byiza ubibitse. Icy'ingenzi ni uko ikibazo twakigiranye ku cyumweru, murumuna wanjye yahageze nko mu ma saa 7. Akaba ari murumuna wawe se waba utumye madamu yahukana? Wapi, murumuna wanjye yarahageze kubera ko yateze moto aturutse Nyabugogo. Nyabugogo kujya mu rugo ategesha moto y'Icyatanu. Madamu ampamagara ambaza ngo murumuna ngo ngese ngo kuki ntamubwiye ko murumuna wanjye aje. Ndi mu kiganiro, nishyurire moto, nta kibazo ningeraho turabivugana kuko ninjye wamubwiye ngo nahagera arakwishyurira. Rero ikibazo cyabaye birashoboka ko ari Icyatanu. Bategesha Icyatanu amafaranga 2500 se? Yego, ubwo ndi kukubwira aho umwuka wahereye. Noneho ntashye ngombwa ko nsanga madamu, ndamubaza nti ese murumuna wanjye yategesha Icyatanu isariye ngo mubimubaze ngo genda umwibarire. Rero ku kagoroba mu masaa 2 saa 3 madamu yaje, umukozi atuzanira ibyo kurya ngo turye. N'ikindi nuko akana kanjye kagaragaje yuko gashobora kuba gafite ikibazo ko kuba katari guhindurirwa pampa. Hanyuma nitambwira madamu twese ntabwo ubona ko umwana akeneye guhindurirwa pampa. Uyu mudamu ikintu yakoze nk'ikintu cyo kunsuzugurira imbere y'umukozi n'imbere ya murumuna wanjye, biranandakaza biranambabaza. Bituma ngiye nsa nkaho ureactinga nabi. Yego. Kuba nkubwiye ko umwana akeneye guhindurirwa ukambwira ngo ndeke kugusakuriza. Niko yakubwiye imbere y'umukozi na murumuna wawe? Rwose urumva. Hanyuma wakibikubwira rero ntiwivuga meza, we wakoze iki? Njye nahise urushyi rumwe? Nahise numva ari agasuzuguro. Uwo mukubise urushyi rumwe? Oya, musubirishamo. Umuntu wari uri kurya, uzi ukuntu nahise nigize ya meza, ibiryo biba bigeze gute, bihubutse ku meza birameneka, nyine ngiye kwihagurukira. Nsuzugura. Umugore nawe yahita afata isahani y'ibiryo yari afite mu ntoki ahita abimenaho.
abimenye ndavuga nti mada imbere ya murumuna wawe n'umukozi rwose bigaragara ko nkubwira niko kuri burya abarakore muba mubanye na byinshi mu mazu yanyu. arangije ahita ahaguruka afungura ikote yari yambaye ngo tugiye kurwana. Ubu ntabwo ndi ikigo cyo kuba nafata umugore utwite. Yaranatwite mama. Ntabwo nafata umugore utwite ngo ngufite. Ntabwo ndi ikigoryi gishaka kujya mageragere. Wararambwira ngo n'ubundi singa ibeshye ngo nkoreho ngo bahite bagukatiye uwo guherayo. Hanyuma se Ezekiel, muri rusange tujya tubona ibintu cyangwa se mbere y'uko ukomeza tujya tubona fenomene, Imana imbabare ko ngiye kuvuga iki kintu ariko n'abakuru barabivuga, ko abantu bagira amagara make aba ari abanyamahane kugira amahane. uretse gato kandi koko iyo ubirebye Ezekiel tujya dukora n'ibiganiro uri bushari. uretse gato cyangwa se ugasanga abantu nyine kwihagararaho, ugasanga abantu nk'ubu nubona ingano yanjye ngenda umunyamahoro ushobora kuwunyuzamo urushyi rumwe cyangwa se cya jisite ukamukubita urushyi rumwe rwose agatuza, ariko umuntu ungana nawe biragoye ko wamunyuzamo urushyi ahubwo yavuga ati reka duhangane. Ntiyaba byaragenze utyo nawe ahubwo reakisiyo ikanga uti nta mugore wansuzugura, reka nze nkwereke ko nanjye ndi umugabo, ugakora ibindi bintu bitari byiza ahubwo utatubwira muri uyu mwandiko. Tubwize ukuri ntiwishyira heza. Reakisiyo nagaragaje byagaragaye ko nanjye utari shyashya kandi ko nari insuzuguwe. Nta kindi kintu kirenze nakoze usibye ko umugore we yahagurukiye mu bindi byinshi akavuga akagira gute kugira ngo nshake impamvu. Nahise nakuramo imyenda nari nambaye ko aho umukozi ari buyimesere mfata utuzi ndagenda ndakaraba ndaza kwiryamira nawe araza araryama nta kibazo. None muri ako kanya rero mwaba mwarasabanye imbabazi byarangiye biti? Mu by'ukuri yarakaye nawe ndyama ndakaye. Umva ni igikorwa yakoreye imbere y'umukozi wawe. Nta n'umwe waciye bugufi ati umbabarire. Umugore yakubwira ngo n'ubundi n'abandi bagore birirwa bagutuka ku mashusho media bavuga ko uri imbwa. Bati noneho nkoraho niba n'abandi utarabakubise ngaho nkoraho ubundi mwe. Turumva wakora icyo ari wo. Mana yanjye. None se ugiye gukora iki mukozi w'Imana ko numva ibintu bikomeye noneho isi igiye kukubona? Ni iki kintu noneho kigiye gukurikiraho? Nta kindi kintu umuntu yakora kuko niba umugore ambwiye ati ngwino usigarane inzu yawe imari. Ubu kugeza iki gihe kwa kabiri mwari mutaravugana? Na mu gitondo nge nabyutse nisuhuriza akana yaje nyansuhuje, yabyutse nyansuhuje ndamwihorera. Ngiye burya iyo umuntu mbona arakaye amfitiye umujinya n'iki. Ariko buri wese afite inshingano, ari wowe ufite inshingano zo guca bugufi, nawe afite inshingano zo kuba yaca bugufi, mwese mugacanira bugufi. Niba atarabikoze nawe wari kubikora? Mani reka nkubwire ukuri cyane ko muvuga ko muri abakristo. Ese twebwe ko mutwita abapagani kandi mwebwe namwe mukamuteka kutwerera imbuto, tuzabigenza gute koko mukozi? Nemera nuko ngiwe iyo umuntu yankoreye ikosa kuko kuba nari mubwiye ngo hindurira umwana. Oya ibyo ntago ari icyaha pe, wanagize neza nimba koko ariko byagenze. Nari kumuvuga ngo mbabarira. Ariko nawe urumva amenye ibiryo warabimenye, kandi burya iyo umugore yatetse ibiryo ntago ari watetse mbabarira. Ibyo tubyihorere basi ngewe uko byagenda kose. Murumuna wewe byarangiye bite? Murumuna wewe byarangiye bite? Murumuna wanjye arahari nta kibazo kiwe, narapfuye Uganda aracyari kuruhuka kugira ngo azabone kumanuka nyine ajye mu rugo. Urumva rero umuvandimwe bamushyize mu bibazo, aragenda ati wenda iyo ntagendayo ntago baba basenye n'ijya ubasenyeye. Urumva nawe mutamushyize koko mu kigeragezo. Nyine umugore niwe uzi uruhande ahagazemo, kandi ibi bintu ntabwo ari ubwa mbere tukunze ugashaka kugenda ariko niba muri we yifuza kugenda se tu niyigendera. Apfa kuba atari njye wamubwiye ngo sohoka urugo ugende, apfa kuba nta rukina mukubise. Ubu ugiye gukora iki? Apfa kuba nakora iki kindi se?
ntabwo ujya gucyura ntabwo uhamagara umuryango ubunge biragenda bite? njye nababwiye ni umukobwa wanjye ndatashye nsanga yagiye, ubwo ibindi nibo bagomba kubikurikirana, ntiyapfa kuba nta rundi ruhare runini mfite. neza ndajya kwirukanka inyuma y'umugore ngo nzi se ikimujyanye ari ikihe, nzagiye nzajyanwe nande, nzi ibyo bintu yarabipanze ryari, nzi yarabitekereje ryari, ku buryo njya gushyuha mu mutwe ndikomereza akazi nkomeze nikorera ibyo nikorera. hari amaboko anciye se? ikibazo aba ari umwana wanjye gusa nta kindi. ubwo urakora koko uri kuvugisha ukuri cyangwa uri kwikinira? ubwo urakora urumva utuje uryame mu nzu hari umugabo ufite umugore? kumbaza nkaba ndi kugusubiza, hari icyo uri kumbaza ndi gukwepa se ndi kugusubiza? muri make ntacyo bikubwiye? none se birambwira iki niba umuntu ari we ufashe umwanzuro agasohoka mu rugo, sibyo, akagenda utamukubise, umukozi arahari, murumuna wanjye arahari, nta n'umwe azabogamira, n'ubu turi kumwe nabo, nta wabonye mukoze urugo. hanyuma nagaruka uko yagiye azaba ari kazi, ntizi ibyo bintwaye. hari undi rugiyemo, igihe yanabikora agira ngo arebe ko rwose noneho undi bushyuhe, ntabwo ntanshyushye mu mutwe ngewe mani, mba ndiseriye mu bintu nkora reka. abagore babafatiye imyanzuro kabisa, noneho dore aho mwahereye mubatobanga, ubu noneho nabo bari kuvuga bati nta n'impamvu, n'umugabo nta n'impamvu yo kugira ngo, buriya niko bari kuvuga, gusa ntabwo ngewe nemeranya n'ibyo. ariko niba ari n'ikibazo byakabaye byiza by'uko abantu bakiganiraho, aho kugira ngo umuntu afate umwanzuro. none umuntu witwa Rayira uraza kumukira muri iyi minsi ko wari umereye nabi nawe agiye kukwataka? nta kibazo yatake, none se nabigenza gute ko umugabo aguye ntabwo ari kamabya ameneka wangu? uvuze amagi vuga amabya si kameneka. nta mukozi w'Imana uvuga ayo tindi gasani. ubu se ndi mu mwanya wo kwitwa umukozi w'Imana cyangwa ndi mu mwanya wo kunyita icyo umuntu uwo ari we wese ashaka? mwebwe mwaragiye mu murenge? ngiye nasezeranye nawe byemewe n'amategeko, nasezeranye nawe mu rusengero, ni umugore wanjye w'isezerano. ishaka yantobanga agakora uko ashaka, iyo nzu y'imbohe yayinshyiramo ntacyo bitwaye, ariko ntabwo umugore ashobora kukubwira ngo nkuraho urusaku imbere ya murumuna wawe ngo nawe ibyo uceceke ubure kumusubiza. Ezekiyeli ihangane kandi komera, gusa ikigeragezo cyawe ndumva uracyafite uburakari, cyumvikana cyo birashoboka ko wamugana abantu babana, hari ibintu byinshi batabumvikanaho, ndabizi n'abagabo bangana utyo nabo ntabwo ari shyashya, ntabwo nareka kubibabwira, bagira umujinya w'umurandura nzuzi, sibyo burya mu bantu babaho. rero icyo nakubwira Ezekiyeli, banza unyumva, sibyo? njyumva ikintu nshaka rero, nyumva sibyo? kandi ndakigusabye ikintu nshaka, oya reka ndeka kukigusabira mu kiganiro, nta n'impamvu, reka nze kuza guhamagara biri pasono bitari mu kiganiro, mvugane nawe byihariye, ntabwo byaba byiza mvuganye nawe nshaka ko tuvugana mu kiganiro, ndumva byambera byiza. nihangane nuko bimeze, ndihanganye ndakomeye. ni ukuri kw'Imana ihangane Ezekiyeli. kuba umugabo ni ukurasirwa ku rugamba, ukamenya kwikura mu gikomere, uri kumva, kandi ukamenya wowe ubwawe ukaba ari wowe wipfuka igikomere. urumva nawe bubyakire gute rero, uko nzi ko uyu munsi noneho hari abari bwishimire ibi byago bikugezeho? nakubwira ngo kuba umugabo, kuba umusirikare no kurasirwa ku rugamba, ukamenya uburyo ukwepa amasasu unikura muri ibyo bikomere warashwemo. unterura aranterura nk'umuntu uri gusindagiza igikomere, umuntu wakomeretse. umuntu nyine avuga icyo ashaka, ntabwo nababuza kuvuga, nanjye naravuze, nta muntu n'umwe nabuza ngiye kuvuga, kujajinga uko yumva abishaka. niba umugore washatse ukamushaka umwikundira wowe ubwawe, ukamuhitamo mu bandi bakobwa,
wowe warangiza ukamuha icyizere cyo kumushyira mu rugo rwawe, ukemera gukora ibintu bigayitse, ugatukwa kuri social media, utukwa ku bwe, ukemera kuvuga ati ndi imbwa ariko ndi gushaka umugati kugira ngo urugo rwanjye rube ruzima, rubeho. Uri igicucu. Ribu nazirukanse n'inshuro nyinshi, by the way, narirukanse, urumva. Ibyo byose nabikoraga biri muri risk yamfungisha ariko ngira ngo umuryango ubeho. ntaho utekereza ko yaba yagiye? Ntabwo natekereza ko impazi ashobora kuba yagiye mu rugo iwabo kuko hari mu musaza we wenda, cyangwa se ashobora kuba yagiye n'ahandi. Ntabwo ngiye mfite gutekereza kuko ntiyigeze ambwira ngo ngiye aha cyangwa maguruke mu rugo ngende antangira ambwire ati rero nubwo ugiye ariko nkiri kumwe nawe uraza gusanga nagiye. Ibyo ntabwo biza. Reka nkubwire ngo komera. Cyane ukuri nge ndumva nkomeye kandi niteguye ibibombe byose, buri kimwe cyose ndacyiteguye. Ni ukuvuga ngo iyo byageze aha ngaha n'inzu y'imbohe ubu yiteguye isaha n'isaha, kuko umugore afite ibyo yasobanura wenda bitanerekeranye n'ibyo mwapfuye kandi ukagezwamo nta kibazo. Ibyo byose urundi byiteguye. ubu tuvugana situwasiyo ndimo, niteguye buri kimwe cyose gishobora kuba cyaba kuri ngewe. Mbaye ngushimiye kandi komera. Murakoze. Bya bintu ntabwo ari prank man. None se ko mbona abakozi b'Imana Mana yanjye, ngaho ngo bakamarade, ngaho ba Ezekiyeli, ngaho bande bose. rero ngewe kubivugaho ubu ngiye kubireka, ariko nanone reka mbwira abantu mbaho ukuri. Narabibabwiye ko Mana we, ndumva mbabaje. by'ukuri iyi nkuru ngeje intungwe simbabeye. Ese ninde uguhamagaye? Urumva Ezekiyeli biba yarari kumwe n'abantu ntago wabura amakuru. Hanyuma ndayamenya. Mu kanya numvise ugeze aha, hari uwabazaga ngo none se ngo wamubonye ngo ajyana n'igikapu ku mugongo, ntago niwe wabazaga cyangwa ntago ari ibyo? Oya nyine uri kubyumva nyine. Ariko reka tubwire abantu, ubu hari ibintu byinshi numva ntashaka gusesengura none kuko ngeze ubwoba. Gize ubwoba ko ari ugiye gukurikira? Wenda umugore wanjye ntiyabikora ndabizi. Urumva ko burya buri muntu wese agira system aba yubatsemo urugo rwe, urumva ukagera nuko ukemura ibibazo byawe mu rugo rwawe. Burangewe nshimira Imana, ningira n'amahirwe nkabona amafaranga nzara n'umukene ngabura muri iki cyumweru. Nshima Imana yampaye umutima wo guca bugufi. Nge niyo nakosereza madamu. Nibyo navugaga, abantu baraza kushaka kundakarira. Yego, abantu babyibushye nta mutima mubi. Niyo nakosereza madamu. Sinshaka gukora ikosa wenda uzamubaza. Byo kuva mu rugo twakoseranyije tutababariranye. Yo, n'umuco mwiza. Ntago nshaka kubikora. Ndetse ni nawe muntu naturira buriya. Mbere yuko njya mu rusengero. Rero ntago yamfashe nk'umuntu utakora amakosa, ahubwo azi ko nakora amakosa. Kandi nanjye sinamufashe nk'umuntu utakosa, namufashe nk'umuntu wakosa. Biranyorohera kuba yakosa tugahita tubabarirana. Biramworohera kuba nakosa tugahita tubabarirana. Wowe niwo muryango Imana ishaka ni nawe yishimira. Ariko ibi bibaye kuri Ezekiyeli, sinzi nimba ndi bubyita igihano cy'Imana, kubera yuko impamvu aherutse kuvuga kuri kamarade, aravuga ngo ntago yagendana na Mutesi na Rayira ngo urugo rwe rubeho. None se ubu we ko nta muntu yagendanye nawe washenye, ubu we rusenywe nande? Noneho rero ndagira ngo mbwire Ezekiyeli, iki ni igihe cyo gusenga, ntago ari igihe cyo kujya ku itangazamakuru. Iki ni igihe cyo kuba maso no kwita ku bintu, kuko mbere yuko yubaka cano yarabanze yubaka urugo. Iki ni igihe rero cyo kwegera Imana no kwegera abantu bakuru, bamara kwegera abantu bakuru n'imiryango. Kuvuga ngo ntacyo bikubwiye. Yego, ntacyo bikubwiye gute kandi umugore agiye atwite? Ni ukwikonsora. Oya, umugore agiye atwite. Umugore agiye atwite. Yo. Afite inda ikiri ntoya. Biriya no kwikonsora Justin. Ni ukwikonsora umuntu akumva ko akomeye, ariko iyo uryamye nijoro
nzi neza ko umutima wawe Ezeke reka nkubwire buriya gasa reka nkubwire hari igihe ingo buriya gufata umugore ukagenda ukamukwa mukajya mu murenge mugakora mariage imiryango igaterana mukabyarana ubwabyo bifite igihango kigize ute gikomeye rero nubona gusenya bikubayeho wikumva ko ari uko wenda ngo n'umutima n'amajwi ya shitana kongorere ngo abagore barahari nashaka undi mugore ugize amahirwe wagumana uwo wari wabengutse mu kabana wabona ushaka wapfushije ariko ibyo gushaka undi mugore washenye byakabaye ari impanuka undi nta muntu ubyifuza cyangwa ngo abitegure ariko njyewe nta bintu byinshi mbabwiye kuko uriya muryango Ezekiel ni inshuti yanjye pe mureke mbabwiye ni inshuti yanjye sinababeshya kankarume tasiyo numva iri kuzamuka mu mutima wo kuba nanarira ari mugeni umugore we ni inshuti ya madamu wanjye bo bagiraga uko bahura bakaganira bakanasenga ariko by'ukuri ntago nabeshya abantu madamu wanjye yabonye yerekwa rihagije ry'uru rugo arabimbwira ndabwo ubwo ni za mpapuro na bya biganiro ujya ubona ndi hano tihoye uti ngewe yari yerekwa ndabimenya rero ibindi kambwira abantu ko mukande subscribe sinatinya kubibabwira ubundi ejo nzabatama inkuru ntababaye nahuye na Ezekiel maze igihe ntahura nawe ubu bigiye kunsaba kurara mbonanye nawe isaha iyo ari yo yose ndabonana nawe kugira ngo mbanze mubaze ibiki n'ibiki ndetse amenye nuko akavaringa ibi bintu mbwire n'abantu twere gukora showbiz tumeze nk'abari kwishima hejuru y'abantu kuko ibyo tubishimaho ejo natwe batwishima hejuru murakoze cyane nta kindi narenza Justin urakoze yego Gasaro TV